Hello guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakora playlist kuri YouTube niba ukoresha YouTube. Playlist ni kuriya ufata ama video yawe, urugero hano ni nkanda hano kuri playlist kuri YouTube. Hano urabona harimo ama playlist amasha atandukanye. Nuvuga ngo ushobora gufata ama video ukayagurupa ukayakorera playlist ku buryo umuntu ashobora kuza akareba ibijyanye na playlist wakoze. Ibi ngibi rero ikintu bifasha, bishobora kongera views, kuko umuntu najya muri playlist akareba ama video menshi atandukanye, ashobora kugenda yareba imwivaho hajya hindi bitewe nuko ziri kugenda zikina. Ikindi kandi biba byoroshye yuko tuvuge niba umuntu yaraje hano kuri YouTube channel, wenda ugasanga wenda hari video atari guhita abona direct kandi azi ko iri kuri YouTube hano ku iyi channel yanjye. Nuvuga ngo ashobora kuza hano muri playlist akavuga ati byanze bikunze iyi video ndayishakira wenda muri TikTok, akakanda hano kuri TikTok, akaza akamanuka akaza kureba niba iyo video ashobora kuyibona. Ubu rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko nawe wakora playlist, ukajya video zawe uzigurupa ugashyira ahantu hamwe bitewe na topic bijyanye. No kuvuga ngo ubu ushobora kuba ufite nk'iyi video hano ushaka kuyishyira muri playlist, uraza ukajya hano. Mara kujya hano hari mu nguni nyine wagiye kuri video, uraza ukajya hano handitse ngo save to playlist. Urabona hano harimo ama playlist atandukanye. Ushobora kuza ukayishyira muri playlist hano nakoze, ariko ushobora kuza ugakora inshyashya. Uraza ukajya hano hejuru rero handitse new playlist, ukaza ugashyiramo title, wenda tuvuge ko ndashyiramo photo editing related. Iyo urangije rero ushobora kwemeza hano privacy, ni ukuvuga ngo ushobora kuyigira public cyangwa se unlisted, anyone with the link can view. Urabona harimo utuntu nka dutatu nyine. Uzajya rero kuri public, nurangiza ujye kuri create. Ubu ni ukuvuga ngo playlist yacu yamaze kuba created. Hano bari kutubwira ngo tuyirebe. Urabona ko ngiyi hano iragaragara. Iragaragara rwose ko twayikoze. Nuvuga ngo ushobora gukoramo hano rero ukanayeditinga, ukakoramo hano ugahindura izina ugashyiraho cyangwa se na description. Byose ni ibintu biba bikunda. Cyangwa se na video washyizemo, ushobora gushyiramo video ukibeshya wenda atariho playlist igenewe, ushobora kuyikuramo. Uraza rero ukajya hano, mara kujya hano ukaza hano handitse ngo remove from photo editing related. Ubwo photo editing related ni iyi playlist tumaze gukora. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora gukora playlist. Ubundi buryo nanone bwa kabiri turaca kuri Google. Turabigenza gute? Mbere na mbere nababwiye ko kuri telefoni zanyu hari igihe mujya mufungura YouTube kuri Google bakongera bakabasubiza kuri YouTube. N'ubundi bisanzwe hari ibintu mugiye gukora nko muri YouTube studio kuri Google. Hari akantu rero naberetse, reka nze nongere nkabasubiriremo. Mujye mukanda kuri YouTube, uyikandeho cyane, urangiza ujya hano handitse info. Mara kujya kuri info ugiye muri settings
ujye ujya hano handitse ngo open by default, kano kantu ni kaba gafunguye. Aha handitse ngo open supported link uzajya uhafunga. Ngo udaciye hariya wenda utabonye ahantu hanze, ushobora kujya muri settings, niho banyura, ukajya muri apps, wajya muri apps ukagenda ukareba app ushaka, niba ari YouTube Studio, reka wenda tugenda dushake na YouTube Studio tugende tuyikore buriya buryo. Hango uraza rero ukamanuka hano open by default, kano kantu kaba gafunguye ukagafunga. Ibyo bizakurinda kuba uri kuri Google kuri telefoni yawe bagusubize kuri YouTube cyangwa se bagusubiza muri application ya YouTube Studio. Nizere ko ako kumvikanye. Si ngombwa ngo ujye ujya kuri Google Chrome ngo ubanze ukuremo YouTube Studio, ntago ari ngombwa. Uzaza kuri Google rero, uza kuri Google uzaza ushyiramo channel yawe nk'uko bisanzwe. Umara gushyiramo channel yawe, uzaza ujya hano hejuru ngira ngo murahabona, reka nzuminge. Uzaza ujya hano haraka uzaza ujya hano ku iyi foto yawe. Numara kuza kuri iyi foto, uzahita uza hano handitse YouTube Studio, kandeho. Undi uhite ugera muri YouTube Studio. Nugera muri YouTube Studio, ariko hari akantu ntaberetse nkigera hano kuri Google. Nubwo ngo ukigera kuri Google ukanda hano mu nguni hejuru, ukaza iyi Google Chrome cyangwa se indi browser waba uri gukoresha ukayishyira muri desktop mode. Ko kantu nari nakibagiwe ariko muzakibuke. None iyo umaze kugera hano muri YouTube Studio ukora iki? Uraza ukajya hano hejuru, hari ahantu uzabona handitse create. Uzaza ujya kuri create, nurangiza ujya hano handitse ngo new playlist. Mara kujya kuri new playlist, uze bakubwira ngo create a new playlist. Ubwo uzaza ushyiramo title, description na visibility. Wenda reka tuvugemo, twandike ko ari blogging content related, n'urugero. Ushobora gushyiramo description hano, ukajya muri visibility ukagira public, private cyangwa se unlisted. Warangiza ukaza hano kuri save. Ubu ni ukuvuga ngo tumaze gukora playlist. Nk'uko mubibona rero turi muri YouTube Studio, urabona ko ya ma playlist cyangwa se ya playlist tumaze gukora ngiyi hano, vlogging contents related. Ubu ni ukuvuga ngo ushobora kujya muri video ukaba wagenda ufata video ukayishyiramo. Ni ukuvuga ngo ujya kuri video rero, ukaza ukajya hano, mara kujya hano ukaza ugenda uyishyira muri playlist bitewe n'uko ubishaka. Ukaza hano nyine muri playlist, ugahitamo playlist uri bushyiremo iyo video. Ubwo rero niba wajya kubyibaza, ubu ni uburyo wakora playlist ukaba ama video yawe wayagurupa ukayashyira ahantu hatandukanye, ku buryo umuntu ashobora kuza
akareba video zitandukanye bijyanye na topic zijyanye n'iyo playlist n'icyo wahikoreye. Nkibutsa rero niba ugeze hano bwa mbere, kora subscribe, kore kuri share, kore like, kore no kuri notification bell kugira ngo video ngushyiraho buri munsi utazajya ucikanwa, ujye uba mu ba mbere bazirebye.